Aha rekirize ko mumeze neza cyane nize ko mumeze fresh abari burashazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara ya diaspora twize ko mumeze neza cyane mwese bamudukurikiye gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nizere ko rero aho muri ibyo muri gukora ibyo mwifuza biri kugerwaho niba bitaranagerwaho menya ko Imana birimo ntuzacike intege kandi byose ujye ubikurikira tewe n'amasengesho ati gute rero uyu munsi nibuke ko turi kuganira rero twaganire kuri Zirikana yacu episode 1 chime n'abantu ba mbere cyangwa se mwese mwayirebye mwayikunze byo mukanayivugaho uyu munsi rero tugiye kuri episode ya kabiri ya Zirikana yacu uyu munsi cyo kwibaza ubwo duherukana twaganiriye ku bigendanye n'urukundo ariko nanone twibanza cyane mu kumenya uko twiyumva uko twifata ndetse na kwa kunde ugutekereza ukavuga ngo ubundi ngiye nshaka iki mu buzima twagaragazaga cyangwa se twagarukaga mu kureba ese ni iki kintu ubukeneye iyo ugiye mu rukundo ubwo rero twamaze kubibona ndetse ko tugomba kwitwara mu rukundo ikiba gisigaye kiba ari kuvuga ngo ese umuntu iyo ugiye gukunda ushingira kuki kugira ngo utazayoba kugira ngo utazababara cyangwa se ukabushobora no kugira agahinda katazashira ushobora no kuzagira ibyishimo bidashira ariko n'agahinda kaba gahari ubu ngiye kukubwira rero ibintu byagukiza agahinda kwibeshya ndetse no kuyoba mu rukundo agatongo rero ngiye kukubwira burya cyane cyane umunsi muraza kunyihanganira ndaza kwibanda cyane ku bantu bagize ibikomere cyangwa se batandukanye nabo bakundanaga ushobora kwa mwe mwarashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se mwarashakanye mu buryo bwemewe n'Imana mushobora ko mwarashakanye mu buryo mwe bimwemeranyijeho biranashoboka rero ko mushobora ko mwaranabanye ariko mutarabyemeranyijeho no kuvuga ngo kwa kundi nyine ushobora gukunda umuhungu cyangwa mukakunda umukobwa ariko mukaba mutabana nyuma hakaza kuba impamvu zo gutandukana uko ngo ni ryari ese y'urukundo rurangiye cyangwa se iyo habaye ibikomere ni gute ushobora komora ibikomere watewe n'urukundo ibyo nibyo rero tujye kuganiraho mu kanya gato amwebise ko ndemsi gasani nyamamare nk'ibisanzwe ahasigaye nanone reka mbabwire ngo mwakoze cyane guhitamo gukurikira Asana TV show burya rero mu buzima bwacu bwa buri munsi ko tubayeho ibyo ducamo uko duteye nta muntu n'umwe wifuza kubabara nta muntu n'umwe ubaho wifuza agahinda n'intimba mu mutima we ibyo dukora byose tuba twifuza ko twaba tumeze neza cyane nta muntu utifuza gukundwa akazwa cyangwa se gukundwa ariko nta n'umuntu wifuza nanone kudakundwa cyangwa se kubabazwa ibyo rero bisobanuye iki mu buzima bwacu bisobanura ko buri gihe cyose ibyo duharanira ibyo dukorera aho dutuye uyu munsi akazi dukora uyu munsi yewe n'ibyo turi gucamo byose biri guterwa nuko turi gushaka kubaho neza biri guterwa nuko dushaka kuba twishimye ndetse kandi no kuba kwigira rero biba byiza kuko nicyo kintu cyonyine gitera ubugabo cyangwa se gitera imbaraga umuntu uwo ari we wese kugira ngo azagire icyo ageraho buriya rero mu rukundo ese warakunzwe wigeze ugira igihe wumva hari umuntu ufite inshingano mu buzima bwawe wigeze wumva ufite umuntu wumva ugomba kwitaho nawe byarabaye niba rero byarabaye ese byaje kurangira yasize kubabaje birashoboka kuko umuntu n'umuntu atandukanye n'Imana ariko se abanyarwanda babivuga neza bavuga ngo umuntu wabura mu buzima bwawe ukababara cyane ngo umubyeyi wakubarutse cyane umubyeyi w'umumama ikindi naho mu buzima busanzwe bw'iyisi uretse Imana ibindi byose ushobora kuba wabyakira Imana niyo wabura ibintu bikarangira kandi Imana ntijya igenda urumva ko rero bitandukanye cyane rero icyo nakubwira nuko ikintu cya mbere muri ubu buzima tubamo muri ibi bintu ducamo kuba warakunze sikoza icyo nicyo cyamishaka kukubwira wowe wakunze ukaba watandukanye n'uwo mwakundanaga cyangwa se nanone ukaba warababajwe n'umwashakanye cyangwa warababajwe n'uwo wakunze ariko uyu munsi akaba yaragutereranya ahari wakoze byose hari ukuntu nyine uba warakunze umuntu ugakora byose wowe ukeka akakeneye urugero ushobora kuvuga ati namuhaye amafaranga namuhaye umwanya namurangiye akazi naramwigishije namubyariye abana ibintu byinshi biba mu buzima ushobora kubona ko wenda we ntacyo utakoze maze bikarangira gusa byose bibaye imfabusa ushobora kwibaza ngo noneho uyu munsi rero ngiye kukubwira kugendanye n'iki niba warakomeretse niba warababaye niba warababajwe no kuba mu rukundo cyangwa se no gukunda ukaba wumva ukuntu ubabara n'ukagira aho ngaho ukumva abantu babazinutswe ko kuvuga ati njye abagabo n'abazinutswe abagore n'abazinutswe
abakobwa n'abana babi, abahungu bubu n'abana babi. Ibyo byose nibibaho bitewe nuko hari uburyo cyangwa se hari ukuntu haba hari ubuhamya, haba hari intimba, haba hari agahindu warahuye nako. Reka rero nkubwire niba byose byarakubayeho ukaba utangiye kugera kuri urwo rwego rwo kuvuga iyo mvugo ngo sinzongera gushaka, sinzongera gukunda, yewe n'abagiye gukunda bakugisha inama cyangwa babona ukumva biri kukujira, bikugutera kayimu mu muhogo, biri kugutera isesemi kuko ubona nyine uzi neza uburibwe bubizamo. Rimwe na rimwe ukaba wabuze inshuti zawe, abavandimwe bawe, umuryango wawe, ugatoya ibi bintu ntabwo biramba, ariko no kubera ko wababaye nuko ntacyo utakoze kuri uwo muntu mwakundanye, kuri uwo muntu mwabyaranye, kuri uwo muntu mwashakanye, kuri uwo mwaruhanye, kuri uwo uzi neza ko nta deni wari umufitiye, bivuze nta mpamvu nimwe wamuhaye yo kugira ngo agusige mu rukundo. Dore rero ibintu ugomba kumenya cyangwa se bigomba kugufasha muri ubuzima kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze, ndetse n'iyo myumvire nuko kwiyumva, ibyo byiyumviro, ako gahinda, iyo ntimba, uwo mubabaro bibe byashira. Wibuka ko nkire MC Gasana Nyamamare, ntibusoze gutanga comments, uze gukora like n'ibintu babyiza. Ahari wowe uri kunyumva ntabwo byakubayeho, ariko hari uzi byabayeho, uze no gukora share kugira ngo byibura nawe yumve ndetse tunaganire. Twari turi kuvuga rero nkuko nembi kubwiye ngo tujye kubirebera hamwe. Ikintu cyamenye kukubwira ugomba kumanza kumenya cyangwa se ugomba kubanza gutekereza gukunda sikoza. Banza wiyumvemo ko gukunda atari ikosa. Gukunda ntabwo ari ikosa. Gukunda ni amahitamo. Nabivuze muri Zirikana yabanje ndavuga ngo ibaza impamvu Imana itigeze iduhereza guhitamo umubyeyi utubyara. Ahari iyo tuza guhabwa ayo mahitamo nayo abatubyaye tuba tutarabahisemo, cyangwa se ugasanga n'ubundi twagombaga kuba twarabihitiyemo. Iyo wahisemo rero uba wakiriye ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa zikaba mbi, nuko ngo hari imyiturano cyangwa se bigomba gukurikira nyuma yo guhitamo kwawe. Ikintu cya mbere rero nshaka kukubwira wowe dukurikira njya nkubwira ngo ntabwo wakoze ikosa. Yego urababaye, uranashavuye, ufite n'agahinda, yego, ariko ntabwo ari ikosa wakoze, kuko ntabwo wahisemo ugamije ibyo wowe wabonye. Icya mbere banza wiyumvemo ko nta kosa wakoze, ko warakunze umuntu wagutereranye cyangwa wakusize cyangwa se wakubabaje cyangwa se wagusebeje cyangwa se wa muntu nyine waje mu buzima bwawe ariko akabuvamo asize ubusa kandi yararisanga wuzuye. Icyo kintu cya mbere kubanza kumva ko kuba warakunze ntabwo ari ikosa, ntabwo ari icyaha. Kabiri nakubwira, niba umaze kumva neza ko kuba waramukunze atari ikosa, ukamaze reka kwishinja, reka kuvuga ngo kuki namukunze, kuki namuhisemo, kuki ibi bintu nabigiyemo. Reka kwishinja, reka kuvuna umutima wawe no kurusha ubwonko bwawe wumva ko wakoze amakosa. Ibyo wakoze mu gihe byari byiza, ukoze ibintu byagombaga kunezeza umutima wawe, byagombaga guhindura ubuzima bwawe, byagombaga guhindura hazaza hawe. Ibyo nibyo wagombaga gukora kandi wagombye guhitamo. Rero wahisemo kandi koko nibyo wowe washakaga. Icyambere cyo mvuga ko gukunda atari ikosa. Icya kabiri, niba ukeneye gukira ibikomere by'uko watandukanye n'umuntu mwakundanye cyangwa se umuntu mwabanye cyangwa se umuntu mwashakanye, ukaba wumva ukeneye kwiyubaka, ikintu cya mbere ugomba kumenya, tangira wikunde, tangira witekerezeho kurusha gutekereza ku bandi. Reka gukomeza kugira ama couple y'abandi urubacaho ukomeze kuvuga ati nanjye nuko biba bimeze, niba babagirira neza bo ngo nanjye nuko bimeze. Oya, bikira. Iyo umaze gutandukana n'uwo mwakundanaga akwanze ndetse asiza guhemukiye, uba ugomba gukora ikintu kirenze kandi cy'ingenzi mu buzima. Nuko uba ugomba kubona ko igihe kigeze ngo wikunde, igihe kirageze ngo wiyumve, umenye ukuntu umeze, umenye ikintu ushaka mu buzima bwawe. Ushobora kuvuga ngo gute se? Ubundi iyo watandukanye n'umuntu cyangwa iyo umuntu agutereranye cyangwa se umuntu akuretse, hari ingamba bafite, hari ibyo abayifuza, ababizi neza ko kwambuye ibyishimo. Banza wibuke icyo kintu. Mu gihe wabazi neza ko kwambuye ibyishimo, kwambuye umunezero, kwambuye icyizere, iyo koko ariko byenze uri kumuhereza intsinzi, uri gukomeza kumwereka ko nyine koko arenze ibyo ari gukora ibyo byanyabyo. Tangira wikunde rero. Hari abantu baza mu buzima bwacu tukabakira tukabaha byose tukirekura, ariko nyamara bo bajya kugenda bakifuza ko byose tubibura, yewe tukifata. Icyo gihe rero imaze kubimenya ko ari cyo kintu cyonyine umuntu agamije, uba ugomba kumenya icyo gukora. Icyambere ni ukwikunda,
reka kwikingirana mu nzu, reka kumva ko abantu bose bakwanze, reka kumva ko abantu bakugambaniye, reka kumva ko abantu babateranyije. Icyo nakubwira, nta muntu bajyana, nta n'umuntu batwara. Nimba ivuga mu buzima busanzwe we dushaka kuza kubyumva, ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane twebwe hano mu Rwanda cyangwa se no mu buzima n'abandi namwe muri hanze murabizi, nta modoka iparika mu nzu ije gutwara umuntu. Yewe nta n'imodoka irajya mu nzu igiye gufata nyirayo. Rero nta muntu batwara umuntu uteze, hagenda ugomba kugenda. Ikindi bajyana n'inzererezi. Mu buryo bwa politiki inzererezi nizo batwara, naho mu buryo bwacu bw'ubuzima twebwe natwe dusanzwe batwara abagenzi. Nta mumotari uraparika mu nzu yawe ngaza gufata, agusanga ku muhanda agahagarara ugatega ukagenda. Rero ugenda ntabwo wamubuza, nta nicyo wakora ngo ushaka kugenda uzamuhagarike. Bivuze ngo rero niba uwo muntu kuko yaragiye ntabwo yari uwawe, ntabwo ari uwawe nyine, yaje kubisoma mu buzima. Ahubwo wowe ugomba kubyigira uvuga ngo nakoze ibi kugira ngo mparanire urukundo rwanjye, nakoze ibi kugira ngo numve muri njyewe ko uwo nkunda atababara, uwo nkunda atashavura, uwo nkunda ntacyo yabura, ariko ntiyabihaye agaciro. Bizaguha gusobanukirwa ko rero ibyo wakoze atari yo mpamvu ya nyamukuru yagombaga gutuma gukunda. Muri make niba yagiye muri kagende, ahasigaye nawe usigare. Gusigara mvuga no kwere, ntabwo ugomba kuba wihebye, kuko buri yari mu bandi akabona urasa nabi, bibaze ngo barakwanze, wakoze divorce, umugabo yaragiye, umugore yaragiye, umukunzi wawe yaragiye, nyine ibyo kuba yaragiye ugasigara nabi ni intege nke, yewe ni n'intsinzi buri guhereza wakwanze n'uwakuretse. Ahubwo utangira ubona umwanya, ubonye n'umwanya wajyaga umuhereza mujya muri dating, umwanya wajyaga umuhereza umuhamagara kuri telefone, uwo mwanya uhamagaremo umuryango wawe, uhamagaremo abantu bo ku kazi kawe, uhamagara usaba akazi, uhamagaremo Imana senga. Ariko umenye ngo umwanya nawo warukeneye, urawukeneye. Ntabwo ukwiye gupfusha ubusa ngo wifungirane mu nzu. Rero mu bintu ugomba gukora iyo wabajwe n'umuntu mukundana akagutererana akagusiga, ubizi neza ko wowe wakoze neza, ubizi neza ko wuzuzaga inshingano zawe, uba ugomba kumenya ko icyatumye agenda nukazi ko ari ingenzi mu buzima bwawe, nukazi ko wamukunze birenze ibyo byose wakoraga uzunguruka umunezeza, byamwerekaga ko utamufite utabaho. Ngaho baho uyu munsi kuko yakwanze. Bona umwanya wo kwikunda, wikunda uvuge ngo genda renze, ugura imyenda myiza, wifata amafaranga ngo ujye kunywa ngo amayoga, ngo ninywa inzoga birashira. Inzoga zakwibagiza umunota umwe, zikakuriza iminota 5 cyangwa amasaha 2, endeni mu gitondo zikagutuma wicuza kubera kuri gukora ibintu bitari bya nyabyo. Ahubwo ikunde, ambara neza, fata amafaranga yawe, ahubwo ugura imyenda atari ko wagura. Nushaka unaguze ariko use neza, ugende nyira komeze kubona kuri gutera imbere. Icyo nicyo kibabaza ba ex bawe, nicyo kizababaza mu ex wawe, kubona kugusiga byaragwaye impamvu yo kubaho neza. Naho kugusiga ugakomeza ukababara, stira bari gutsinda, nuwo bari gukundana azajya mugatereye ko yabaye seso y'ubibona ninjye wari umugize, kandi nyama nta n'ikintu kimwe yakumariye. Ahubwo ari ukubera ko uko yari akugize we ari maritwaza by'ubukungu, ubutunzi n'ibiki byose n'ubyishimo. Ahubwo ntabwo uba wibagiwe ko impamvu wavuga ko yari akugize ni kubera umutima wawe yarawufashe, none yarawurekuye, nawe ko kurawuta. Ibyo bintu ntabwo bikunda, ntabwo bikora. Igihe ni iki ngiki rero ngo bige kubaho mu buzima bwawe. Wavutse wenyine reka, niyo wagira impanga mukanasaba ugakora byose ntimwitwa amazina amwe, niyo mwiswa amazina amwe ntimugenda kimwe, niyo mugiye kimwe ntimwiga hamwe, niyo mwize hamwe ntimushaka hamwe. Bivuze ngo uyo wavuye mu nduru umwe biba bishoboka ko ufite imbaraga zo kuba wanabaho umwe, kuko uzanapfa umwe nunda kugahinda kawe ntabwo arega bikitayo. Muri make rero tangira wiyukunde, wiyubake. Uko niba noneho hari n'ukuntu cyakora birashoboka ukuntu kwa kundi ubona wenda ugiye nk'ahantu kumva ukumbuye bya bihe mwahagiriye, ushobora kuba mwarasohokanye hanaha mwahagera ukumva niwe uri kuza. Tangira wirinde ikintu cyo cyose cyatuma ukumbura ibihe wagiranye n'umuntu wakwanze, ahubwo ureme ibindi. Niba yakubwiye ati ngiye nkunda filime n'urugero, akajya kujyana kureba filime, byibura witangiye ujye kureba ibitaramo, ujye kureba abahanzi, rema ibindi byishimo byawe, wikomeze ibyo byishimo yakuremeye. Yaraje mu buzima bwawe gukundisha filime, yaraje agukundisha ahantu runaka, yaraje agutoza ibintu ibyo ngibyo byibuke ko ataraza hari ibindi wari ushoboye, ubanze ubitekerezeho wiyubake.
niba yagutoje gukunda filime nawe ituze muri wowe gukunda indirimbo wumva indirimbo ikindi nanone niba uri nakunze izo ndirimbo uhitemo za ndirimbo zidashobora gutuma zihura cyangwa se zegera amarangamutima yawe uko niko kwiyubaka uko niko gukoza isoni ex wawe uko niko gukoza isoni umuntu wasize mu buzima bwawe ko wabaje ubizi neza ko we ntacyo utakoze ubu uvuga ati rwose bikazarangira ndabyumva uko utekereza ngo byarangira gute rero ikindi ikosa rimwe utagomba kuzakura mu buzima ntuzigere wihutira kongera gukunda hari abantu nyine butandukana kubera depression cyangwa se nyine ihungabana ndetse ubwoba muri wowe irungu rikabije no gushaka guhangana ntuzahangane n'umuntu kuko uri guhangana n'umutima wawe iyo umuntu kwanze ikintu cya mbere ko urabyakira aho gukiga kubana nabyo kugeza igihe uzabonera wowe ukunda cyangwa se uzagukunda bisobanuye iki hari uburyo umuntu akwanga ugavuga ati buriya arumva arenze n'ubundi nari mfite undi muntu nende kareka mpitemo fata uriya muntu ntabwo bumukunze ahubwo ubumumwariyeho ubu ufite isoni ubumwaye ubu bumva nyine muri wowe upfuye ubusa ibintu byose ugahita umwirukira ni nabwo abantu benshi bakora amakosa nibwo ushaka abana bakuruta nibwo ushaka abana uruta nibwo utangira kujya mu bagabo nibwo utangira kujya mu bagore nibwo utangira kujya mu mayoga nibwo utangira kwica akazi nibwo utangira gukora ibintu byose utagize ukora kandi biba ari amafuti wowe uzinguri ku muhima cyane cyane abantu noneho uri bubone hari uburyo dutandukana n'abantu ariko abo bantu tugatandukana mu rukundo ariko mu buzima bwacu ugasanga n'ubundi still bazenguruka iruhande rwacu bameze nk'umwuka duhumeka mugahura ahantu henshi muraturanye se muraganira se mu kuri social medias ahantu hose murahura bikakugora iyo rero bimeze gutyo ntuba ugomba guhitamo undi muntu ngo noneho ngubwo wanze gasanga ubwo nyanze gasana kacaka uyu nguyu tumeze noneho unamurenze nta muntu urenze undi muntu kurusha urenze mu mutima wawe ntuzigere rero wihutira kujya mu rukundo kugira ngo were ko mwakundanaga ko nyine ubwo yagiye n'abandi bahari ntabwo bahari kuko mu mutima wawe ntabwo barimo uri kubikora kubera ibyo ikizabikubwira ndabizi umuntu ahita atekereza ati shaka sana ibyo nasikintu ushobora rero no kuza agahita nko nankunda birenze ikintu wibagirwa nuko yagukoreye ikosa umuhuza na wa wundi nibwo uzatanyanga abagabo bose ni bamwe abagore bose ni bamwe abakobwa bose ni bamwe abahungu bose ni bamwe kubera ko uri kumuhuza na wa wundi nyine uracyumva abantu bameze kimwe nyamara wakoze ikosa wenda ritoya ariko urifashe nk'ibintu binini yewe ribaye na zambarutso kubera ko wa muntu mwabanje gukundana ukamukunda by'ukuri ibintu yagukoreye uri kubitura undi noneho niba hari n'ibintu byagushimishije niyo watajya kuvuga ati shu kubera ko ngiyewe nyine cyangwa se sheri wanjye cyangwa se mugabo mwiza mugore mwiza uko wabivuga kose bitewe nuko n'amagambo mukoresha mu rukundo rwanyu ukavuga ngo ngiye nkunda kujya kureba film kubera ko cyagiye babigukundishije wabikunze kubera uwo muntu ubikundishije umuntu mwise mukundana atangiye kubikora nk'inshingano kugira ngo wishime ariko buriya ntabwo uba wishimye ahubwo ushaka gukomeza kugumana memories cyangwa se rwa rwibutso rwa wa muntu urumva hari undi muntu uri kubabarira muri ibyo hari undi muntu uri kugira igitambo kandi nyamara we yaragukunda by'ukuri ariko ibi ntarimo we azi ngo ni urukundo nawe uri kubikora ngo bikwibutse uwo wakunze umwe wagutereranye umwe wakobaje ibyo rero ntabwo ari byiza ntabwo bishobora kukubaka ahubwo bigushora kubera ko byerekana intege nke zawe ikindi nakubwira rero niba wariyubatse ukomeze neza n'iki byose ntukajye ukora uko ushoboye kose ngo ukomeze gushaka guhura na wa muntu mwatandukanye ngo mwereke ko hari aho wageze reka ahubwo we akwirukankeho reka we ajya abaziriza amakuru yawe ikindi noneho hari ukuntu utandukana n'abantu ugahita usiba amafoto ugahita ugenda kuri social media zawe niba waramupostinze ugahita ukuramo niba mwashakanye impeta ugahita ujugunya wowe komeza urukundo rwawe ntukajye wumva ko n'ubisiba ari byo byerekana ko uwo muntu mwatandukanye kuko hari n'abakundana badafite izo nzibutso cyangwa se ibyo ngibyo nyine uvuga ngo amafoto ngo urugero sinzi ukuntu abibabwira kwa kundi nyine utangiye kwereka abantu nyine bose kwereka igihugu cyose kwereka abanyarwanda bose kwereka isi yose ko watandukanye ntago biri ari byo bitwika ko watandukanye n'umuntu niba unabikora cyangwa se wari watekerezaga no kuzabikora cyangwa se n'ibintu agera igihe ntuzigere ubikora kubera ko ni intege wahahamutse aho umutima wawe urenda kukuvamo bivuge gute so umeze nk'umuntu wumva nta kindi kintu wakora kumusiba uko kuntu uri kumusiba bimeze nk'ukuntu wumva wamuvanamo ariko uri kumutekereza
kuba ugitekereza amafoto uri kumutekereza. Ibyo rero nibyo abantu batwanga cyangwa se batwanze, abo bantu badutereranye, abo bantu badutanya abana, badutanya amadeni, badutanya ibintu byinshi mu buzima, badutanya n'irungu n'umubabaro n'agahinda no kwicuza muri twebwe. Ibyo nibyo bakunda, iyo niyo nsinzi uri gutanga. Kuko usiba ifoto wagahita abwira abandi akavuga ati ariko nguyu kasi igifoto ubwo barabona birenze, urumva. Kandi nyamara ugasanga rero iyo ushaka kwiyubaka ntabwo uhunga ikigeragezo, iyo ushaka gukomera ntabwo uhunga ibibazo, uhangana nabyo. Ikindi nakubwira nuko buriya mu buzima bwacu ubundi ntabwo Imana ishobora kuguhereza ikigeragezo utabasha, ntabwo Imana ishobora kuguhereza ubuzima izi neza ko utabasha kubamo. Imana ntiyibeshye, ahubwo icyo gihe cyakigeze ngo ubone imbaraga zawe za nyazo, wisobanukirwe, umenye kurenze. Ikindi ntuzumve ko iyo umuntu yakwanze utagiye kwiheba, ubu nta muntu uzongera kugukunda, Mana yanjye ukuntu twaryamanye ukuntu. Niyo mpamvu uyu munsi ubona nyine n'ubundi still hagaruka amavideo ngo abantu ngo twari twararyamanye. Ayo mavideo bayafata bari aho bazi ko ari ibintu bisanzwe, ariko iyo batandukanye impamvu bayatuzanira, impamvu yabona nuko baba batarakundanye by'ukuri. Haba harimo umuntu umwe utarakira ko bamwanze. Ubundi umuntu wakunze by'ukuri niyo yakwanze ntumwandagaza, kuko uri kwandagaza urukundo rwawe nawe yakubwira ati wowe wabikoze nkande. Niba warifashe video bikunze akaba kwanze wowe uri kuyishyira hanze ubwo ngubwo kuko byanze, none se tubimara iki uretse kwisebya no kwitaranga? Ni ukuvuga ngo mu rukundo, mu buzima bwa buri munsi utangira wige kumenya ko iyo umuntu yakwanze ntibikuraho ko wamukunze, ntiminakuraho ko ugomba kumwubaha nk'uko wamwubahagarika, ahubwo iyubahe wikunde uba ku buzima bwawe. Kuko hari ubwo ubundi umuntu wakundaga iyo agiye abahaye amahirwe yo gukunda by'ukuri wowe. Mbere yuko babazwa nuko umuntu agiye, jya ubanza ushima Imana uvuga ati Mana urakoze gukingura amarembo y'uwanyawe, kuko wa Pilato uramujyanye. Ibyo byakire ubimenye. Simvuga byinshi cyane uyu munsi, buriya tuzagaruka tuganira n'ibindi bitandukanye, ariko nicyo nakubwira mu gihe turi no kugana ku musozo, ndagira ngo nkubwire ngo urukundo n'urwawe. Nkunda kubivuga, ushobora gukunda umuntu ntagukunde, ushobora no gukundwa n'umuntu udakunda, binashoboka ko nawe wakunda umuntu nakagukunda, ariko ikintu kibaho kirenze ibyo byose biba bishoboka abantu bose bashoboye. Kubaho mu rukundo nicyo kintu gikomera. Bisaba kwihangana, bisaba gukomera, bisaba gushikama, bisaba kwihangana, imbaraga z'umutima n'imbaraga z'ubwonko, yewe n'imbaraga z'umubiri. Ntuzatandukane n'umuntu ukomeze kwiyandarika ngo mwereke ngo uri abantu dusigaye tugenda, abantu muri kugendana nabo barabizi ko uri kubafatiraho akaruhuko, bari kuguseka, bari no kugukoresha mu byabo. Ikindi ntukajye usakuza mu kigeragezo nshuti yanjye. Byinshi twavuga uyu munsi, ariko ndakeka ko tuzagaruka ku bindi. Niba hari ikindi wumva twazaganiraho ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira ko wowe wumvishe kino kiganiro, yewe nibyo wumva twazagarukaho undi munsi. Reka mbashimire cyane mwese mwakurikiye Sana TV show, nshimire cyane mwese mwakoze subscribe, nshimire mwebwe by'umwihariko mufata umwanya mukumva iki kiganiro, ndetse nanone mbashimire mwebwe mwasharinze, mwumvishe ko buno butumwa hari abandi bantu bwafasha. Nanone nshimire mwese mwafashe umwanya wanyu. Umwanya nta mafaranga, igihe kirahenda, mufite byinshi bakaye muri gukora, ariko mwemeye kumva ndetse no gukurikira Zirikana yacu y'uyu munsi. Hagati aho ngaho rero reka nanone nshimira abantu mwese mwemeye cyangwa se mwiyemeje gukomera no gushikama nyuma yo gutandukana nabo mwakundanaga cyangwa se nabo mwashakanye, kubera ko ibyiza biri imbere. Hari abandi bagabo beza, hari abandi basore beza, hari abandi bakobwa beza, hari abandi mama beza, ibintu byose. Ikintu cyonyine uzabura muri iyi si ugahangayika ni ukubura ibiryo, kuko bitunga umubiri ukabaho. Niba utabuze ibiryo, ukaba utabuze icyo kunywa, ukaba utabuze umubyeyi wakwibarutse, n'abababuze bariyubatse barakomeye n'uyu munsi. Umuntu rero wihitiye mukamuzana mu buzima bwawe, wanahitamo ukamukura mu buzima bwawe. Mpamvu Imana yaguhaye amahitamo. Bakunda cyane, nemsiga Sana inyamamare, tuzasubire. Mahirwe masa n'amahoro masa. Bye.